Ese wibaza impamvu abantu benshi barangiza amashuri bafite inzozi nyinshi, ariko nyuma y'amezi make izo nzozi zigatangira guhinduka buhoro buhoro? Mu by'iyigamitekerereze ya muntu psychology hari ikintu bita expectation and reality gap, intera iri hagati y'ibyo dutekereza n'ibyo dusanga mu buzima bwa nyabwo. Iyo ntera ibaye nini cyane, umuntu atangira kumva ko ubuzima butamuhiriye, nyamara ari utarabusobanukiwe neza. Nindamuka mvuze ngo ubuzima bw'ishuri buroroha, benshi mu bari kunyumva mu by'ukuri muraza kuhita munseka. Nyuma yo kumva iyi nteruro, bimwe mu bintu bya mbere bihita bikuza mu bitekerezo ni inzara yo muri chômage, igicuku by'uko utanguranwa no kwitegura kugira ngo udakererwa mu ishuri ugahanwa. Ijoro urara ukora homework kugira ngo utazabura amanota yo kwimuka, amapaji ya note wandika kugira ngo nibakota utazabura amanota, intera birometero ugenda buri munsi uva mu rugo ujya ku ishuri, amacenga ya buri joro ugurukana na perefe inyuma y'amatuwareta akubuza kubetinga, intambara urwana uri guhisha iby'urukundo ufitanye na wa mukobwa kugira ngo perefe atazabimenya akabatuma ababyeyi, inshuro ubwirirwa kubera ko kuri table usangira n'abahungu bakuru biga mu myaka yo hejuru bakuratisha, uburyo wakundagamo ubuduwaye bikarangira batagutoreye manda ya kabiri. Nkaho bidahagije, bagenzi bawe bagatangira kugusereza ngo uri duwaye wirashe. Ibi byose twanyuzemo mu ishuri, twumvaga ko ari ibitambo twatangaga kugira ngo ejo hazaza hazabe heza. Twibwiraga ko amanota ariyo rufunguzo rufungura ubukire n'ubuzima bwiza. Ariko hano niho ikinyoma gitangirira. Usohotse mu ishuri uzi ubwenge bw'ibitabo, academic intelligence, ariko mu by'ukuri isi ikeneye ubwenge bw'isoko, market intelligence. Uyu munsi wa munyeshuri wari duwaye aricaye ari mu rugo aritegereza impamyabumenyi ye, aribaza niba koko ari impamyabumenyi cyangwa niba ari impamyamubabaro. Nitwe Rumba Shadrack. Ese kuki ibyo twabwiwe mu ishuri binyuranye n'ibyo dusanga hanze? Iyo witegereje abasore n'inkumi bari hanze aha, usanga bari mu ishusho nshya y'ubuzima itandukanye cyane niyo basize mu bitabo n'amakayi ku ishuri. Umwe muri twe azi umunyeshuri wize mekanike, ariko uyu munsi aho gukora mu mavuta y'imodoka, ikimuraje inshinga ni ugushaka ango nziza yo gufotoreramo kuko yabaye umufotogarafe. Tekereza umunyeshuri wize accounting, ariko aho kubara amafaranga y'ibigo bikomeye ubu ari kubara litiro za essence zisigaye muri moto atwayeho umugenzi mu mujyi wa Kigali. Ngenzi umunyeshuri wize Hegel, History, Geography and Literature, akaba ari gukora telefone Nyabugogo. Uwize Culinary Arts, guteka, ariko aho guhagarara mu gikoni cya hoteli y'inyenyeri 5 ubu ni umutayeri ukomeye muri marato. Twese tuzi abanyeshuri bize Computer System and Architecture, kuri ubu bari kubyina mu matorero atandukanye y'umuco nyarwanda. Gusa sinzi niba hari uwigeze agira amahirwe yo kumenya umunyeshuri wize BDC, ubwubatsi, ubu ngubu wabaye umuproducer. Ibi ntibivuze ko aba bantu batsinzwe, ahubwo bivuze ko hari ibyo batabwiwe mu ishuri. Bivuze ko hari intera nini iri hagati y'ibyo twimaginaga n'ukuri guhari kw'ibyo dusanga hanze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri n'ibinyoma n'imitego biri hagati y'intebe y'ishuri no hanze. Bikubiye mu bitekerezo bisangwa mu gitabo Knowledge and Decisions, cyanditswe na Thomas Sowell, umwarimu ndetse akaba umuhanga mu by'ubukungu n'imitekerereze y'abantu. Nta muntu uzakubwira ibi mu ishuri. Ngiye kubwira imitego 3 abanyeshuri benshi bakunze kugwamo, maze ugasanga ibangirije ubuzima batarayibonaga nk'aho ari ikintu gikomeye. Maze mite nkubwira n'ukuri ukwiye kumenya n'icyo wakora kugira ngo iyo mitego utazayigwamo, cyangwa se mu gihe wayiguyemo icyo ukwiye gukora kugira ngo uyivemo ejo utazisanga ubuzima bwawe bwangiritse. Ese wigeze wibaza impamvu umuntu wize imyaka irenga 12 ashobora kwisanga hanze agasanga atazi ahera? Dore umutego wa mbere.
Popularity trap, umutego wo gukundwa cyangwa kuba umustar aho wiga. Wibwira ko izina wubatse mu kigo ari ryo ry'ingenzi kurusha ibindi byose, bikagusunikira gukora amakosa mabi ashobora kukwangiriza ejo hazaza. Umuntu waguye muri uyu mutego uzamwumvana imvugo ngo njye simfukama, sinayora imyanda, sinakoropa. Ugasanga izina afite mu banyeshuri buri gihe cyo kimutwara amafaranga ndetse n'umwanya we wose. Tuzi abantu benshi bahora n'inyota yo kuba bamenyekana cyangwa bagakundwa. Ushobora kwibaza uti kuki kuba icyamamare cyangwa gushaka kumenyekana cyane ari inzira iteje ikibazo yo kunyuramo? Igisubizo turagisanga mu gitabo The Spotlight Effect in Social Judgment, cyanditswe n'abahanga batatu mu by'igamitekerereze ya muntu, Thomas Grovich, Victoria Husted ndetse na Kenneth Savage. Muri iki gitabo kuri page ya 200 basobanura ikintu kizwi nka Spotlight Effect, ingeso yo gukabya kwiyumvisha ko abantu bahora bakwitayeho. Uko ugaragara, ibikorwa byawe ndetse n'amakosa yawe bituma umuntu ahora yumva ameze nk'aho hari umucyo uhora umumuritseho, ukagaragaza inenge ze cyangwa ibikorwa bye, mu gihe mu by'ukuri abantu benshi baba batanamwitayeho cyane nk'uko babitekereza. Ni cya gihe uzaba uri kugenda ukiyumva nk'aho abantu bari kukujaginga ibyo wambaye, ingendo yawe ndetse n'ishusho yawe. Mbese iyo bikubayeho ukomeza kugenda bisanzwe nk'uko waba wambaye kuteri washyizemo indirimbo ukundi uri kwigendera mu muhanda. Psychology tubwira ko iyo dushyize imbere extrinsic validation, gushaka kwemeza rubanda, kuruta gukura mu buryo bw'ubwenge n'ubumenyi, bituma tudindira ariko twe tutabizi. Ugasanga umaze imyaka 3 yose wiga kuba umuntu runaka ku bandi, ariko nta munsi n'umwe wigeze ufata wiga kuba wowe ubwawe. Tekereza, wa munyeshuri ugera mu kigo abantu bose bakubita agatoki ku kandi, wa wundi ugenda mu nzira yo mu kigo agatuma buri wese ahindukira, yambara neza, azisirenge nshya, kandi amara igihe kirekire imbere y'indorerwamo kuruta icyamara asoma ibitabo. Mu mutwe we afite ikintu bita The Spotlight Effect, yumva ko buri muntu amureba, ko buri wese amucira urubanza, kurwara cyangwa se ku gasebe gato yikase. Uyu munyeshuri yabaye brand, ikirango. Icyo yitaho si icyazi, ahubwo n'uburyo abandi bamubona, extrinsic validation, bimwe twavuze haruguru. Ariko uyu munsi uwo munyeshuri wasohotse mu kigo bamuha amashyi niwe wicaye Nyarutarama cyangwa i Kanombe afite isoni zo gusohoka mu nzu kuko status ye cyangwa se izina rye ryagumye mu marembo y'ishuri yigagaho. Wa mustari w'ishuri ubu ni umuntu utazwi mu buzima busanzwe, arwaye iby'abahanga bita post graduation depression, umubabaro wo gusanga isi idatungurwa nuko wari uzwi, ahubwo itungurwa n'icyo ushoboye gukora. Benshi mu basoza amashuri vuba cyane, iyo bamaze gusohoka mu marembo y'ikigo, rya zina ryabo rihita risenyuka nk'inzu ya nyakatsi. Isi ntabwo ikubaza niba wari uzwi cyane mu kigo, ikubaza niba hari icyo ushoboye gukora gifite agaciro. Gushaka gukundwa cyane mu mashuri ni igishuko abanyeshuri benshi bagwamo, ndetse kikaba igishuko gigusha mu mutego wo kwibagirwa kubaka ubushobozi bwawe, ahubwo kubaka ishusho y'inyuma ejo izaba itagifite n'umwe uyibuka. Umutego wa kabiri ni uwitwa break trap, kwibwira ko isi izategereza. Umunyeshuri aravuga ati reka mbanze negereze nsoze maze nduhuka amezi 6 kuko nize nanirwa cyane. Iki ni igishuko cy'ubunebwe bwiyoberanya mu izina ryo kuruhuka. Mu gihe wicaye mu rugo, ya ntera y'ubumenyi wari ufite itangira kugabanuka. Wibuke, amahirwe ntazategereza kubanza kuryama ngo wumve uhaza uburiri. Amahirwe asanga bari mu muhanda bayashaka. Umunsi wataye uryamye
kugeza saa sita hari undi wabyutse nk'aho wawukoresheje yiga ururimi rushya cyangwa amenya uko isoko ry'umurimo riteye. Umutego wa gatatu ni ugukunda ibishashagirana gusa, the prestige trap. Kwibwira ko hari akazi runaka katagukwiye kuko wize ibitandukanye. Iki ni igishuko cy'ishema ridafite ifatizo. Ugasanga aricaye kuko yanze gukora mu iduka, yanze gukora ubukanishi, cyangwa yanze gutanga umushinga uciriritse kuko yumva ko impamyabumenyi ye imubuza gukora imirimo y'amaboko. Ukuri ni uko digiri yawe atari yo ntebe yo kwicaraho, ahubwo ari itara ryo kumurika aho ukandagira. Gukora akazi kose bituma wiga uburyo amafaranga aboneka, kandi niryo somo rya mbere ryo kwigira. Ibinyoma n'imitego bishobora kuryohera amatwi, ariko ukuri niko kurema ejo hazaza. None se ukuri ni ukuhe? Ukuri kwa mbere, the truth of 0 point. Ukuri ko gutangirira ku busa. Umunsi urangije amashuri uba ugarutse ku murongo wo gutangira. Muri psychology ibi ngibi byitwa the beginner's mindset. Uwitega ko isi izamwubaha kuko yize arasigara. Abahanga mu bya filozofi bavuga ko uwitega ko agiye kwiga ibyo atazi niwe uyobora. Ukuri ni uko ugomba kwemera kuba umunyeshuri hanze nk'uko wari umunyeshuri mu ishuri. Ukuri kwa kabiri, the truth of social capital. Agaciro k'umubano. Mu muhanda icyo uzi ni ingenzi, ariko uwuzi nicyo kigufasha kwinjira. Ibi ntabwo ari ruswa, nibyo bita social capital. Ukuri ni uko igihe wakoresheje ushaka kuba umusitari mu kigo, wari ukwiye kugikoresha wubaka umubano n'abantu bazagufasha gutekereza cyangwa bakaguhugura. Inshuti imwe ifite icyerekezo iruta 100 zishaka ko mujya mu mabi. Ukuri kwa gatatu, the truth of adaptability. Ukuri ko guhinduka bitewe n'ibihe. Umwanditsi w'ibitabo witwa Robert Greene mu gitabo yanditse cyitwa 48 Laws of Power, amategeko 48 yo kugera ku bushobozi cyangwa se ku bubasha, harimo itegeko yanditse risobanura kimwe n'ibi ngibi. Iryo tegeko riravuga ati be flexible like water. Iga guhinduka nk'amazi cyangwa kwisanisha n'ibyo urimo. Impamyabumenyi yawe ishobora kutaguha akazi kayanditseho, ariko igomba kuguha ubushobozi bwo guhanga akazi itanditseho. Umuhanga Charles Darwin yigeze kuvuga ati ntabwo ari abafite imbaraga kurusha abandi baramba cyangwa abafite ubwenge kurusha abandi, ahubwo ni abafite ubushobozi bwo guhinduka bitewe n'ibihe, the most adaptable to change. Ukuri ni uko ubuzima nyuma y'ishuri busaba flexibility, kwisanisha n'aho uri kurusha certainty, gukora ibintu neza 100%. Ese uyu munsi witeguye kureka imitego n'ibinyoma bikuryohera, ukakira ukuri gusharira ariko kuzakugeza heza? Kwemera ko certificate yawe itari itike y'ubuntu, ahubwo ari ibaruwa igusaba gutangira gukora. Buri wese afite amahitamo: kubaho wicuza ibyo utagezeho kuko wumvaga kutabikwiye, cyangwa kubaho uharanira ibyo ushaka kuko uzi ko bitangiriye ahantu hanyaho. Niba rero uyu munsi wicaye urangije amashuri, hari ibintu bitatu ugomba gukora guhereje mu gitondo kugira ngo utandukanye n'ikinyoma. Ikintu cya mbere ukwiye gukora, gira morning routine y'akazi. Gira morning routine y'akazi niyo waba utagafite. Byuka kare nk'umuntu ufite akazi niyo waba nakufite. Niba utangiye umunsi saa 4 z'amanywa kuko nta kazi ufite, menya ko urimo kwitoza ubushomeri nk'umwuga. Ikintu cya kabiri, soma ibitabo cyangwa wiga ubumenyi bw'inyongera, cyane cyane digital skills. Ishuri ryaguhaye fondasiyo, ariko isi gukeneye specialization, umwihariko. Kwiga nibirangirira ku rupapuro rwa diplome. Icya gatatu, kora networking ifite intego. Shaka abantu 5 bageze ku byo wifuza kugeraho, ubasabe inama, ubasabe kubigiraho, cyangwa ubasabe kubakorera ku buntu. Umwanya ukoresha ushakisha like ku mbuga nkoranyambaga, ubukoresha ushaka connection mu buzima busanzwe. Ubuzima nyuma y'ishuri ntago ari igihano,
ahubwo ni amahirwe yo kwandika igitabo cyawe bwite, igitabo kidafite marking guide ya mwarimu, ahubwo gifite umusaruro w'ibyo ukoze. Umuhanga Aristote yigeze kuvuga ko turi ibyo dukora kenshi na kenshi. Kuba indashyikirwa rero si igikorwa ukora rimwe, ahubwo ni ingeso. Excellence is a habit. Ese ejo mu gitondo uzabyuka ukomeze kurota ibinyoma by'ejo hashize, cyangwa uzabyuka wubaka ukuri kw'ejo hazaza? Nitwa Irumva Shadrack. Tubonane mu kiganiro gitaha.